Twige Ikinyarwanda. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima, ntiwajijuka utazi gusoma. Iki ni ikiganiro Twiga Ikinyarwanda kigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza. Gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Soma Umenye ku nkunga y'ikigo cy'abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Dusome kenshi tumenye byinshi, muhore muduha urubuga rwo gusoma, bizadufasha mu buzima. Mume urubuga nsome. Abanyeshuri ndabasuhuje, mbahaye ikaze mu isomo ry'Ikinyarwanda ry'uyu munsi ritangwa kuri radiyo. Nitwa Dativa Niyitegeka. Uko nabibabwiye ubushize, buri munsi tuzajya dukora ibikorwa binyuranye byo kwigira hamwe. Mu gihe abantu bakuru cyangwa abavandimwe banyu babari hafi, bashobora kubafasha. Murasabwa gutega amatwi mwitonze amabwiriza ngenda mbaha kugira ngo mubashe kwiga neza. Muriteguye? Ese muribuka inyuguti duheruka kwiga? Ngaho mufate akanya gato, niba hari umuntu mukuru muri kumwe, nimuyimubwire mu ijwi riranguruye. Ndizera ko mwese mwayibutse. Umunsi ubanza twize inyuguti ya A. Reka mbaho urugero rw'ijambo ryumvikanamo inyuguti A. Urugero: Ana. Ana. Ijambo Ana rirumvikanamo ijwi A ku ntangiriro. Namwe se mushobora kumpa urugero rw'amagambo arimo inyuguti A? Ngaho nimufate akanya mutekereze amagambo yumvikanamo inyuguti A, kandi niba hari umuntu mukuru muri kumwe, muyamubwire. Mu magambo mushobora kuba mwabonye harimo amafi, akariza, amagi, amata, amatama, ananiya, ane. Mushobora no kuba mwabonye n'ayandi. Murakoze cyane. Uyu munsi turasubiramo inyuguti E. Uyu munsi kandi turiga uko bandika iyo nyuguti E. Ni byiza ko mushaka aho muza kwitoreza kwandika. Kuko mubimenyereye, muriyegereza urupapuro cyangwa agakayi n'ikaramu. Bana mukurikiye iri somo, ese muribuka ko mu ishuri umwarimu wanyu yabigishije inyajwi E? Natwe rero tugiye kongera kuyisubiramo. Ndashaka ko dusubiriramo hamwe inyajwi E. Ngaho reka dusubiremo twese. E, E, E. Twongere dusubiremo inshuro 3. E, E, E. Ni byiza cyane. Mureke noneho dukurikizeho gushaka ingero z'amagambo yumvikanamo ijwi E. Reka mbaho urugero. Ngaho nimutega amatwi. Eguka. Ndasubiramo. Eguka. Ku ntangiriro y'ijambo eguka harumvikanamo ijwi E. Ngaho rero namwe mutekereze ku yandi magambo yumvikanamo ijwi E, muhite muyabwira umuntu mukuru mwaba mwegeranye uri kubafasha aho mu rugo.
Ndizera ko mwabonye ingero z'amagambo yumvikanamo ijwi e. Mu ngero z'amagambo mwabonye hashobora kuba harimo aya magambo evode, emera, ejo, ejide, eguka n'ayandi menshi. Reka dukine ka gakino tujya dukina dutahura ijwi. Ubu noneho ngiye kuvuga ijambo rimwe rimwe. Kuri buri jambo ndagusaba gutega amatwi. Niwumva iryo jambo mvuze ryumvikanamo ijwi e, urarebesha ibikumwe byawe hejuru. Niwumva mu ijambo mvuze nta jwi e ryumvikanamo, urebesha ibikumwe byawe hehe? Hasi. Niba hari umuntu mukuru cyangwa umuvandimwe muri kumwe, ashobora kugufasha. Nimuritega amatwi. Eliya. Reka nsubiremo. Eliya. Muhitemo aho murebesha ibikumwe byanyu. Ese mwarebesheje ibikumwe byanyu hejuru cyangwa se mwabirebesheje hasi? Nizere ko mwese mumaze kumva ijambo Eliya mwarebesheje ibikumwe byanyu hejuru. Nibyo koko mu ijambo Eliya harumvikanamo ijwi e ku ntangiriro yaryo. Ni byiza cyane. Reka dukore irindi jambo. Muriteguye se? Mwibuke ko nimwumvamo ijwi e mu ijambo mvuze, murebesha ibikumwe byanyu hejuru. Mwakumva mu ijambo mbabwiye nta jwi e mwumvisemo, mukabirebesha hasi. Reka mvuge iryo jambo. Emerita. Ndasubiramo. Emerita. Ngaho nimuhitemo aho murebesha ibikumwe byanyu. Ibikumwe byanyu ndizera ko mwabirebesheje hejuru. Niba ari uko mwabikoze ni byiza cyane. Koko rero mu ijambo emerita harumvikanamo ijwi e. Reka dusoreze ku ijambo rya nyuma ari ryo ijuru. Ndarisubiramo. Ijuru. Ngaho muhitemo aho murebesha ibikumwe byanyu. Ibikumwe byanyu birareba hejuru cyangwa se hasi? Ibikumwe byanyu mwese byagombye kuba bireba hasi, kuko mu ijambo ijuru nta jwi e ryumvikanamo. Murakoze cyane. Mwese ndizera ko mwabikoze, niyo mpamvu mbahembye aka karirimbo kabashimisha. Niba wishimye nkanjye koma amashyi, niba wishimye nkanjye koma amashyi, niba wishimye nkanjye, niba wishimye nkanjye, niba wishimye nkanjye koma amashyi. Turimo gukurikira isomo ry'Ikinyarwanda rigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa mbere. Hasi niba urakaye nkanjye, niba urakaye nkanjye, niba urakaye kubita ikirenge hasi. Niba wishimye vuga muraho, muraho. Niba wishimye vuga muraho. Bana muteze amatwi radiyo mukaba mukurikiye iri somo. Uyu noneho ni umwanya wo kwandika inyajwi e. Mbere yo kwandika, ndashaka ko buri wese yegereza ikaramu n'urupapuro cyangwa se ikaramu n'ikayi bye. Ndabaha akanya gato ko kwitegura, hanyuma dutangire. Twige Ikinyarwanda. Mwibuke ko iyo wandika inyuguti e, wandika akarongo gato gatambitse, wageraho karangirira, ugahita ugahetera ibumoso, ugakomeza ugana iburyo nk'ugiye kwandika o, ariko ku karongo ntugafunge. Ngaho buri wese nafata ikaramu ye, nayifatishe ku rupapuro. Twige Ikinyarwanda.
andika akarongo gato gatambitse, nugeraho karangirira uhita ugahetera ibumoso ukomeze ugana iburyo nk'ugiye kwandika o, ariko ako karongo ntugafunge. Ni byiza cyane niba ari uko wabigenje. Reka twongere tubikore bwa kabiri. Fata ikaramu yawe, yifatishe ku rupapuro neza, andika akarongo gato gatambitse, nugeraho karangirira uhita ugahetera ibumoso, ukomeze ugana iburyo nk'ugiye kwandika o, ariko ako karongo ntugafunge. Ni byiza cyane niba ari uko wabigenje. Niba warangije, ngaho ereka umuntu mukuru cyangwa umuvandimwe wawe muri kumwe, arebe ko wabikoze neza. Yemwe bana, uyu ni umwanya wo kwandika izindi nyajwi nyinshi ku mpapuro zanyu cyangwa mu makayi yanyu, hanyuma mukazereka abo muri kumwe mu rugo. Ku bafite ibitabo, murambure ku rupapuro rwa 27 maze murebe niba mwabikoze neza. Niba kandi hari aho mukeneye kwikosora, mwabikora. Reka mu gihe muri kwandika mbashyiremo akaririmbo maze murusheho kubikora neza. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima, ntiwajijuka utazi gusoma. Bana mubikunde mukiri bato, dusomere ku ishuri no mu rugo. Babyeyi bari mu bayobozi, inshingano yanyu muyimenye. Tube hafi buri gihe, dusome kenshi tumenye byinshi. Muhore muduha urubuga rwo gusoma, bizadufasha mu buzima. Mume urubuga nsome. Mwarangije kwandika inyuguti nyinshi ku mpapuro zanyu? Ndizera ko mwabikoze neza. Ngaho nimwihe amashyi. Yemwe bana, uyu munsi twakoze imyitozo yo kuvuga, gutahura no kwandika inyuguti ya E. Mwabyishimiye se? Ngaho rero mukomeze mutekereze amagambo yumvikanamo ijwi E. Ayo magambo muza kubona muyabwira abantu bakuru muri kumwe cyangwa abavandimwe. Ikindi muza gukora ni ugushakisha ahantu hose mushobora kubona handitse inyajwi E, maze mukayereka abo mubana mu rugo. Nizere rero ko buri wese aza gukora neza iyo myitozo, sibyo se? Yemwe bana mwakurikira isomo, ejo tuzakomereza ku rindi ku isaha nk'iyi. Ntimuzakererwe cyangwa ngo musibe. Buri wese azaba afite ikaramu naho kwandika, kandi buri wese azitwaza igitabo cye niba agifite mu rugo. Buri wese kandi azaba ari kumwe n'umuntu mukuru ushobora kumufasha. Ngaho rero mukomeze kwitwara neza no kuba abanyeshuri beza. Mwibuke gukaraba intoki mukoresheje amazi meza n'isabuni. Nimumfashe dushimire UNICEF n'urubuga rwa YouTube rwitwa Bana Twige, batwemereye gukoresha indirimbo nziza mwumvise muri iki kiganiro. Murakoze cyane. Babyeyi, iri somo ry'Ikinyarwanda abana bize uyu munsi mushobora kongera kurisanga ku rubuga Ikigo Gishinzwe Guteza Imbere Uburezi mu Rwanda gishyiraho amasomo atandukanye rwitwa e-learning.reb.rwa, cyangwa kuri YouTube channel yitwa REB e-learning, no kuri YouTube channel yitwa USAID Soma Umenye. Niba wishimye nka niba wishimye vuga muraho, uraho. Niba ufite ibitotsi ryamire, niba ufite ibitotsi ryamire, niba ufite ibitotsi, niba ufite ibitotsi, niba ufite ibitotsi ryamire. Twiga Ikinyarwanda.
Iki cyari ikiganiro twiga Ikinyarwanda gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Soma Umenye ku nkunga y'ikigo cy'abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. bizadufasha mu buzima. Mume urubuga nsome.